Ndabasuhuje mwese abakurikiranye Jeune Ngoga TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Pastor Clement, ndagarutse muri iki gitondo cyo ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu kwa gatanu umwaka w'2024 kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi none tugarutse muri cya gisate cyo mu tuntu n'utundi, aho tugiye kuganira ku bijyanye n'imyanzuro guverinoma y'u Rwanda mu gisata cya RGB, aho uhagarariye RGB yongeye gutangaza ko abapasitoro, abashumba bakwiriye kuyobora amadini n'amatorero cyangwa se kwigisha bafite icyo bita impamyabumenyi yo mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza. N'ubundi twongere tugaruke ku tuntu n'utundi n'ubundi tureba ese ni iki bihatse, ese ni iki bihishe, ese bishatse kuvuga iki? Ni iyihe mpamvu ibihugu biri gushaka ko abantu bayobora amadini n'amatorero babiyobora bafite impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi ya kaminuza ku bijyanye n'amashuri ya teoloji? Bavandimwe ba Kristo, ndagira ngo mbabwire ngo iyi minsi turimo turi mu minsi ya nyuma. Namye mbivuga, namye mbibwira abantu, nahoze nkoresha ubushoboka byose kugira ngo abantu bamenye ibihe duhagazemo, ariko ikiri kubabaza cyane ni uko abantu badashaka kubyumva. Urabona abantu badashaka kumva ko turi mu minsi ya nyuma, urabona abantu badashaka kumva ko igihe cyo gukora cya Satani gihari, urabona abantu badashaka kumva ko Satani afite ingufu n'ubushobozi ari gukora muri iyi minsi ya nyuma. Ntabwo izo nkuru abantu bashaka kuzumva. Ibyo abantu bashaka kumva, barashaka kumva babwira ko bagiye muri Amerika, barashaka kumva babwira ko bagiye South Africa, barashaka kumva babwira ko babonye visa, barashaka kumva babwira ko babonye akazi, barashaka kumva babwira ko Imana ibakora ibitangaza, ibahaye amazu. Ibyo ni byo abantu bashaka kumva, ariko birarambwiye ngo mbese imperuka abantu amatwi yabo azaba ari ibihurihuri. Niko biritubwira, amatwi yabo azaba ari ibihurihuri, imitima yabo yuzuyeho ibinure, badashaka kumva ijambo ry'Imana ry'ukuri, ahubwo bashaka kumva ijambo rijyanye n'irari ry'imitima yabo. Twebwe rero twaje hano kuri Jeune Ngoga kugira ngo tubabwire iby'iminsi n'ibihe, kandi tubashishikarize kuba maso no gukanguka no guhora uri tayari cyangwa se witeguye ko kugaruka kwa Kristo kuri bugufi. Bibiliya iratubwira ngo ibimenyetso byo kugaruka kwe yarabitubwiye mbere yuko asubira mu ijuru. Yarabitubwiye kweri, igihe muzabona ishanga ritera irindi shanga, igihe muzumva ibihuha by'intambara, igihe umukazana na nyirabukwe bazaba bicana, umwana na se bakicana, umubyeyi umugabo yica umugore, ni byinshi cyane. Mbese birimo biragaragara. Noneho tugeze kuri finali, aho barimo baradutegeka cyangwa se barimo baravuga ko umugabo akwiriye gushyingirwa n'umugabo, umugore akwiriye gushyingirwa n'undi mugore. Please bavandimwe, ibi bintu ntabwo byoroshye. Ni ibintu byo mu minsi ya nyuma, icyo bita ubutinganyi. Ubutinganyi buri guhabwa intebe. Tumaze iminsi tubibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mbese ntiwareba. Rero reka mbabwire ngo Imana iri maso ku bantu bayo. Imana iri maso ku bantu bayo, abayikunda, abayikorera. Imana iri maso ku bantu bayo. Tutari twinjira mu kiganiro nyirizina rero, reka mbanze nsuhuza abantu mwese. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, aho muherereye, abari mu burengerazuba bw'u Rwanda, abari mu majyepfo y'u Rwanda, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, mwese ndabashije mu izina rya Yesu. Abari hirya y'igihugu cy'u Rwanda, bari hano hirya hafi ya Kongo, njya nkunda kubabwira ngo abavandimwe bari hirya bari mu kaga gakomeye, murabizi mwese, biri guca ku makuru atandukanye. Mukomeze mubasengere kugira ngo Imana ibahereze umudendezo nk'uwo natwe dufite. Bakorera Imana, hari abakora umurimo nk'uwo dukora, abavugabutumwa, hari abashumba, hari abaririmbyi, hari n'abaturage basanzwe, bose bari mu ishusho y'Imana kandi bose ni abantu nkatwe. Rero kuba batari kuryama, kuba batari gukora, kuba batari gusenga, kuba batari kujya mu mirimo isanzwe ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu dukwiriye kubatwerera isengesho, nibwo bushobozi dufite twabaha. Imana ikabarengera, Imana ikabatabara, igatanga umudendezo, bakagira umudendezo nk'uwo natwe dufite cyangwa se namwe hirya no hino mufite. Imana ihabwa icyubahiro. Nsuje n'abandi bari mu Burundi, inshuti zacu ziri mu Burundi, Bujumbura, Imana ibahe umugisha, ndabasuje mu izina rya Yesu. Inshuti zacu ziri muri Tanzania ndabaramukije, bari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Malawi, abari muri Mozambique, abari muri Namibia, abari muri South Africa, abari muri Nigeria, mwese Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abari muri Ethiopia, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Bari muri Sudani, namwe mwese muri Zimbabwe, Zambia ibanza nayivuze,
twambuke mu igihugu cy'u Rwanda, twambuke Afurika, tujye hakurya ya Afurika, bari i Burayi, bari muri Amerika, bari muri Canada, bari muri Australia, bari mu Bwongereza, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Rero ndagira ngo nongere mbibutse gukora subscribe, gukora sabone, kubera ko muri iyi minsi biragoye kandi turimo turihuta. Niba ukeneye kugendana natwe mu ivugabutumwa, kugendana natwe mu tuntu n'utundi dutandukanye hirya no hino mu buzima bw'abaturage cyangwa mu buzima bw'abakristo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukande subscribe, ukande sabone, ntacyo bitwaye, ni ubuntu. Ndabizi neza ko abanyarwanda babigoranye kugira ngo babyumve, ariko ubikore bikunze, kubera ko uzabihererwa ingororano, kuko iyo ukoze sabone cyangwa se subscribe, YouTube ikiganiro cyacu igikwirakwiza hirya no hino, bityo amakuru tuba dufite cyangwa se ubutumwa tuba dufite, amatangazo Imana ibiduha dutange duhereza abantu, yakabasha kugera ku bantu benshi. No gukora subscribe nta kiguzi bisaba, mwene data mushiki wanjye, ni ubuntu. Uruteye iyo nkunga ntekereza ko nta gihombo wahura nacyo. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugarutse kuri update ubushize, twaganiriye ku tuntu n'utundi n'ubundi, ariko twari dufite itangazo twararitanze rigendanye n'amayerekwa cyangwa se n'ubutumwa Imana yari yaduhaye ngo duhereze abantu. Ababyumvishe, ababihererekanyije, mwese Imana ibahe umugisha. Icyo nzi mpamya nashidikanya ni kimwe, ni uko Imana yo mu ijuru nta jambo ivuga ngo rihere. Ibyo Imana ivuga akenshi 98% birasohora, cyane cyane iyo iri kubwira abantu bafite amatwi adashaka kumva, iyo iri kubwira abantu bafite amatwi adashaka guca bugufi, iri kubwira abantu bafite imitima yindi yakihebye. Ariko ndagira ngo mbasabe bavandimwe, Imana iradukunda kandi Imana idufitekerezaho ibyiza, Imana idufiteho umugambi mwiza. Ndagira ngo ngusabe muvandimwe, kugira ngo niba wumvishe ubutumwa bwiza ugarukire Kristo. Imana irashaka kugira ngo iguhereze ubugingo bw'iteka ryose, Imana irashaka kugira ngo ikugire neza, Imana irashaka kugira ngo ikurwanirire. Niyo mpamvu ngira ngo wowe watwumvise ukadukurikirana, ugakurikirana ubutumwa, ufate igihe cyo gusenga kandi ufate n'igihe cyo gusengera imiryango yawe cyangwa se umuryango wawe. Imana yo mu ijuru itugirire neza, Imana yo mu ijuru itugirire neza, Imana yo mu ijuru itugirire neza, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Tugaruke mu makuru yajyanye n'itangazo RGB yashyize ku mugaragaro cyangwa se yasohoye kuri televiziyo, yibutsa abashumba, yibutsa ababishopu, abareperezanta legal ko bakwiriye kuba bafite impamyabumenyi, impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri teoloji, cyangwa se ko warize kaminuza ariko ukongeraho seritifika y'uko wize teoloji. Bavandimwe, ibi bintu ni byiza ku ruhande rumwe, ariko mu buryo bw'umubiri ni byiza, ariko mu buryo bw'umwuka urebye ikigenderewe nyirizina ntabwo ari cyiza. Kuba abantu bariho barize ni byiza, kugira abantu bize ni byiza, ariko mu buryo bw'umwuka ikigenderewe ntabwo ari cyiza. Ese ni iki kigenderewe mu buryo bw'umwuka? Ikigenderewe mu buryo bw'umwuka, umuntu wize, abantu bize, icya mbere abantu bize bafite diploma ni abantu bakwiriye kuba bafite akazi kabahemba, abantu bakwiriye kuba bafite akazi kabahemba. Niba rero umuntu akwiriye kuba afite akazi kamuhemba, kuvuga ngo ayobore itorero, agomba kubera itorero yarize, ni uko ashaka cyangwa se bifuza ko itorero ayoboye ryagombye kuba ari muhemba. Nirimara kuba ari muhemba rero, guhembwa ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo kiri ni uko abantu bakora uyu murimo w'ivugabutumwa bahamagawe n'Imana, bari mu mwanya wo gukorera Imana, abenshi bahamagawe barize. Biritubwira ngo yanze kubimenyesha abanyabwenge, ahubwo ibimenyesha abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Iyo ndirimbo Theo yarayiririmbye, urisubize ko n'ijambo ry'Imana ririmo, ntabwo Imana ibyayo yabimenyesheje abanyabwenge, ahubwo yabimenyesheje abaswa, kugira ngo abanyabwenge batirata ubwenge bwabo. Imana ijya guhamagara, yahamagaye abantu batandukanye, ariko umuhamagara Imana ihamagaramo utandukanye n'uwo leta y'u Rwanda yifuza, cyangwa se utandukanye n'uwo isi ya none ikeneye. Kubera ko ibi bintu ntabwo bavandimwe biri mu Rwanda gusa. Iyo bize ko biri mu Rwanda gusa ntabwo twari kugira impungenge, ariko impamvu dufite impungenge ni uko ibi bintu byo kuba abayoboye amadini n'amatorero bakwiriye kuba barize biri ku isi yose. Impamvu ko ibiri ku isi yose, mbibutse ko ibi bintu byose birangajwe inyuma cyangwa se biherekejwe na Kiliziya Gatulika. Mbibutse ko Kiliziya Gatulika ni nayo eglise mère y'amadini yose yari mu Rwanda. Aya madini yose yari mu gihugu cy'u Rwanda, 95% yari mu kwaha kwa Kiliziya Gatulika.
Kiliziya Gatolika rero niyo iri inyuma y'ibi bintu, irashaka ngo abantu bose babe barize, kuko bazi ko abanyarwanda abayoboye amadini n'amatorero abenshi batize, abenshi bayobowe n'umuhamagaro w'umwuka wera, abenshi bakoreshwa na Kristo, abenshi barangajwe imbere n'impano z'Imana. Rero Kiliziya yararebye isanga no mu Rwanda bigeze kubitangaza ko abakristo ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda bari kugenda bagabanyuka cyane ku rwego rwo hejuru. Kubera iki bari kugabanyuka? Abantu bari kugenda barushaho gukanguka, bagenda barushaho kumenya ukuri, bagenda barushaho gusobanukirwa, bagenda barushaho kumenya ibinyoma byinshi Kiliziya Gatolika yagiye ibahisha, barangiza bakayivamo, bagakurikira inzira y'ukuri, cyangwa se bagakurikira ijambo ry'Imana ry'ukuri, bagakurikira umwuka wera bayobowe nawo, izina ry'Uwiteka rigashimwa kandi rigahabwa icyubahiro. Reka mbabwire ngo rero kubw'ibyo ngibyo niyo mpamvu ku isi yose Kiliziya Gatolika niyo iyoboye ibintu byo bita ubutinganyi. Kiliziya Gatolika niyo ibiri inyuma. Muzi ko Papa yamaze kubisinya ko yemerewe, cyangwa se abatinganyi bemewe ku rwego rw'isi, ko bagiye gushyingira abagabo n'abagabo, ko bagomba gushyingira abagore n'abagore. Ibyo ngibyo barabitangaje. Bakimara kubitangaza rero, murabizi neza ko Antoine cyangwa se Kambanda yahise afata igihe cyo kuvuga ngo twebwe Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda twitandukanyije n'ibyo Papa yavuze, twebwe ntabwo tumushyigikiye, twebwe ntabwo turi mu ruhande rwe, twebwe turabihakanye, tugomba kuguma ku mwimerere wa Kiliziya Gatolika, ntabwo tugomba gukora ibitandukanye n'ibyo Kiliziya Gatolika yiyemeje. Ariko mbabwire bavandimwe, biriya bintu biriya bintu Karidinali yavuze ni ikinyoma. Biriya bintu Kambanda yavuze ni ikinyoma, ni ukubabeshya. Kubera ko ari ikinyoma, ntabwo ushobora kuvuga ngo witandukanyije na Kiliziya, witandukanyije na Kiliziya Gatolika, nurangiza kwitandukanya nayo, none se nawe witandukanyije nayo, noneho wiswe irihe zina? Uyu munsi ni irihe zina witwa? Ntabwo witwa Kiliziya Gatolika? Uyu munsi witwa irihe zina? Tuzi neza ko witwa Kiliziya Gatolika, two mwita Katolike, Eglise Katolike. None niba waritandukanyije na Papa ku byo yavuze, ukaba waritandukanyije nawe, uyu munsi wa none witwa ngo iki? Witwa Kiliziya Gatolika n'ibindi. Ntabwo n'uyu munsi uracyitwa Kiliziya Gatolika, n'uyu munsi uracyari mu mafaranga y'i Roma, n'uyu munsi abapadiri baracyakoreshwa amafaranga y'i Roma. Mu yandi magambo, ibyo yavuze kwari ukugira ngo abakristo batagumuka, kwari kugira ngo abakristo batayivamo, batumva ko byacitse, barema akantu ko kubarema umutima, ko kugira ngo bumve ko bo batifatanyije na Kiliziya Gatolika. Ariko ni ukubeshya, bifatanyije na Kiliziya Gatolika 100%. Umunsi batandukanye na Kiliziya Gatolika nyirizina by'ukuri, bazahita batandukana nabo, bafata irindi zina, bitwe irindi zina ritari Kiliziya, ritari Eglise Katolike. Uyu munsi rero baracyitwa Eglise Katolike. Kuvuga ngo yatanze itangazo ngo rivuga ko bitandukanyije na Papa, nta mayere bafite yo kujijisha kugira ngo bakomeze bigwizaho abantu, kugira ngo bazarimbukane benshi. Ariko nta muntu utwita umukobwa, ni urugero, namara gutwita ngo inda yihishe by'iteka ryose, n'ubundi uyihisha itari yagaragara, ariko mu mezi 5 iragaragara, mu mezi 7, 8, umwaka w'ishize uranabyara bigaragara ko wari utwite. Namwe rero kuba muri kubeshya aka kanya, ariko n'abantu bazi neza ko muba muri kubabeshya, keretse babandi mwafashe iki, babandi mwirundiyeho mugomeza kubeshya, ariko byose bizamenyekana, kizahishwe itazatwikururwa. Igihe kirageze kandi buri wese tukamenya Imana agira ite, Imana akorera. Imana mukora tugiye kuyibona, Imana mukora tugiye kuyimenya. Niba ari Imana yo mu ijuru tugiye kubibona, niba ari indi Mana n'ubundi nabyo tugiye kubibona. Rero abavandimwe bakristo, reka dukomeze. Rero bahita bafata umwanzuro wo kuvuga ngo abantu bose bayobora amadini, abantu bose bayobora amatorero bakwiriye kuba barize. Kubera iki bavuga ko bize? Murabizi ko abayobora muri Kiliziya Gatolika bose bagize gute? Bose bize. Mu rwego rwo kunaniza, mu rwego rwo kunetraliza andi madini, ni ukuvuga ngo ba bandi b'abanyamuhamagaro, ba bandi bakoreshwa n'Imana, ba bandi bafite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa, bose Kiliziya ishaka ko begezwa ku ruhande. Bamara kwigizwa ku ruhande, bakazana ba bandi bize. Abize bazaba baje bataje kuvugira umurimo w'Imana. Ni nayo mpamvu uri kubona muri ADEPR aho wirukaniye ba bandi, umurimo w'Imana uri gupfapfana. Ibi byose biri kubaho ari uko bamaze kwirukana ba bantu ngo batize. Niyo mpamvu uri kubona itorero rya ADEPR
umurimo uri gupfapfana. Ni ukubera iki? Ni uko ba bandi b'abanyamuhamagaro bahamagawe na Kristo, ba bandi bayoborwa n'umwuka wera, abo bose barabajyanye. Kibaye ba bandi bayoborwa n'umwuka wera bagihari, ntabwo uyu munsi barabatinganye baba barageze muri ADEPR, ntabwo bishoboka. Ariko kubera ko abayobowe n'umwuka wera bamaze kubirukana, abari hari abo gukorera amafaranga, ari abahembwa umushahara, bagenda bakajya muri biro bagakora ibyo bakwiriye gukora, amasaha y'akazi yashyira bagataha, nta kindi kibareba. Abo nibo bapasitoro, nibo bahari uyu munsi wa none. Niyo mpamvu uri kubona muri ADEPR ibintu byadogereye. Ibyo Kiliziya Gatolika yifuza ni ngibyo ngibyo. Icyo kizabafasha iki? Icyo kizabafasha ko ejo bundi eliminati cyangwa se abatinganyi bamara kwapurika gahunda zabo ku mugaragaro, ba bandi bose bize bazajya bahabwa umushahara w'amadolari, bazajya bahembwa amadolari. Ba bandi bose bize bazajya bahembwa mu madolari, babandikira umushahara runaka, ni urugero miliyoni 2, ni urugero, kuko ari abakozi, ari abafonkisiyoneri, atari abanyamuhamagaro. Ntabwo bazemera, nubwo bazavuga ngo turarwanya ibi ngibi, kuko bo bazababwira ngo umugore n'umugore ni uburenganzira bwabo, umugabo n'umugabo ni uburenganzira bwabo, ntacyo bitwaye. Bazahita babyumva kubera ko bo nta mwuka wera bagira, nta kirazira bagira muri bo, nta mwuka wera bubabwira ngo ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye, ntabyo bafite. Niyo mpamvu bakene barabize, bazajya barahita bumva ibintu vuba. Kandi ikindi cya kabiri, bazajya barareba bakavuga ngo none nemere guhara izi miliyoni mpembwa, nemere guhara iyi modoka nahawe, nemere guhara umushahara mwiza mabwa, nemere guhara inzu nziza bamaye, nemere guhara kwishyurirwa minerivare kw'abana banjye. Bo bazahita babyumva directly. Ariko umuntu uyobowe n'umwuka wera, hari aho ugera mwuka wera ati ibyo ntabwo bikwiriye, ibyo have. Bo rero nta mwuka wera bagira, bo ni abapagani batereye aho. Ni nk'uko bajya gutoragura umushumba wo mu kibara, warangiza ngo ati ujya kuyobora Kiliziya Gatolika, biba bimubwiye iki se? Ibyo ngibyo ntabyo azi, ibya kirazira ntabyo azi, ibyo by'ibiki ntabyo azi. Bizoroha cyane bari abantu biha ngo barize, bizoroha cyane kubabwira ngo umugore n'umugore ni uburenganzira bwabo, mu basezeranye nta kibazo, kuko nta mwuka wera ubarimo, nta kirazira kibarimo, nta mwuka wera uri bubabwira ngo ibyo ni bibi. Ntabwo bishoboka, mwuka wera ntawe bafite. Niyo mpamvu abanyamuhamagaro rero babegeje ku ruhande, ntabwo muri ADEPR gusa, abanyamuhamagaro mu matorero menshi babegeje ku ruhande ngo ntabwo bize. Bavandimwe, none se niba ari ukwiga, Pawulo akiri Sawuli yari yarize amashuri makeya? Niba tukwiriye kureba abantu bize, ko ari bo bazakora ibintu bitunganye, abantu bo bigishije mu mutwe nabo ngo umuntu bakwiriye kuba yarize. Kwiga ntabwo ari bibi, ariko si uwo muntu afite umwuka wera, afite kirazira muri we. Pawulo ko yari yarize, yakoreraga ibiki abana b'Imana akiri Sawuli atari yahinduka? Yari afite amashuri makeya, yigiye ku birenge bya Gamayeri, niba ari Gamayeri, Gabriel, sinibuka neza muri biri ukuntu iryo zina baryiva. Pawulo yari yarize mu rwego rwo hejuru, ariko kwiga kwe ntibyatumaga adahiga, ntibyatumaga atica abana b'Imana, ntibyatumaga ataboneza mu muhamagaro wa Kristo, ntibyatumaga adahiga ubwoko bw'Imana. Kandi yari yarize. None si ko yari yarize kuko ataretse ngo abana b'Imana babeho, babe mu mudendezo. Ariko umunsi yahuye na Kristo, akuzwa umwuka wera, akambara umwuka wera muri we, niho yahinduriwe izina, ava ku izina rya Sawuli yitwa Pawulo. Amaze kuzwa umwuka wera, niho yatangiye gukora iby'ukuri bishimwa n'amaso y'Imana. Reka mbabwire abantu muri kwishimira ngo abantu bize. Abo bantu bize barize, ariko nta mwuka wera bafite. Narize nta mwuka wera, nta kirazira bafite. Barize ariko ntabwo batinya Imana, barize ariko n'Imana ntabwo bayizi. Niyo mpamvu ibyo bagiye gukora muzabifatisha abiri. Rero mbabwire bavandimwe, ibi bintu impamvu wabize muri sisiteme y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu, ni sisiteme ya eliminati iri kwapurikwa ku isi yose. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, mu Burundi ni uko, no mu bindi bihugu ni uko. Barifuza ko amadini n'amatorero ayoborwa n'abantu bize, ariko binjije mu buryo bw'umwuka. Abantu bize barirata, abantu bize ntibaca bugufi, abantu bize ntibubaha Imana, abantu bize ntabwo bumva ijambo ry'Imana ngo baryumvire, abantu bize ntabwo babwira bafite amasengesho y'iminsi 2, abantu bize ntabwo babwira bafite ibitabo by'iminsi 3, abantu bize ntabwo babwira ngo oya no, ibyo ntabwo birimo. Ibyo nibyo Satani ishaka. Rero ishaka ko ikora n'abantu binjije nyabo ngabo. Ariko please, hari abantu bize bubaha Imana, tubyumvikaneho. Hari abantu bize buzuye mu buzura mwuka wera, hari abantu bize bayobowe na Kristo. Ariko abo bantu bayobowe na Kristo buzuye umwuka wera, abo ntabwo aribo bakeneye.
bakeneye babandi bafite ibishuri gusa ariko bitarimo umwuka wera, bakeneye babandi barabwira ngo nyura aha bakemera kubera ko bafite irari ry'amafaranga, bafite irari ry'iby'isi. Ariko mbibutse ko isi izashira kandi izashira no kwifuza kwayo. Ibyo bintu uzabisiga, ibyo bintu ntabwo uzabirya, ibyo bintu ntabwo uzabibamo, ibyo bintu ntabwo bizakugwa amahoro. Kuva na kera hose Kiliziya Gatolika yamye ihiga umurimo w'Imana, kugeza ubwo Martin Luther King yahagurutse akirevuta nyine akazongera ngo Christianisme yongere idemare. Ibyabayeho murabizi, amateka ye murayazi. Ibyo byose urwo ruhererekane rwo kurwanywa kw'Imana ntabwo ari iby'uyu munsi, byahereye kera Roma hejuru ari iri gukora. Turabyumvikana neza abavandimwe, ibyo byose byabaga Roma ariyo ibiri he, Roma ariyo ibiri inyuma. Roma yamye irwanya gusenga, Roma yamye irwanya abakristo, Roma yamye irwanya abantu bubaha Imana, Roma yamye irwanya kubaha Yesu Kristo umwami n'umukiza, yamye itabishaka kuva kera cyane. Umva mbese Abaroma, mbabwire ngo Abaroma n'abakristo umva ni nk'iyo inyoni, ni nko agaca n'inkoko. Ariko uyu munsi byari byasinye naho byari byaracogoye kubera ko abakristo bari bakomeje kuganza cyane, nubwo icyo gihe Roma yakomeje guhiga abakristo bakabica, ariko bicaga umwe akavuka 50, bakica 50 akavuka 500, bakica 100 akavuka miliyoni, bakica bangahe. N'uyu munsi nuko, n'uyu munota rero ntabwo bizashoboka. Bavandimwe bayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ntabwo bizashoboka. Ntabwo Imana mwayihagarika, mwayimira ngo bishoboke, ahubwo kugira ngo Imana muyimire, ahubwo mwebwe yabimira. Tanto nimutangira guhaguruka murwanya ibi bintu by'amatorero, muzamenye ko namwe uhereye kuza wifite mu nshingano. Nuhaguruka uvuga ngiye kwirukanka ku murimo w'Imana, ugiye kwirukanka ku bapasitoro, ugiye kwirukanka ku madini y'amatorero, ufunge, uzamenye ko ubwo nawe wafunze. Ufunga itorero bagufunga, ufunga itorero bakwica, ufunga itorero uwitahira Imana igucishaho. Wica 5 havuka 50, ugambanira 100 havuka 500, wica 500 havuka 5,000 cyangwa 5,000,000. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora Lucky Dube yaririmbye no one can stop reggae, niko Lucky Dube yaririmbye, no one can stop reggae. Rero nanjye nikavuge no one can stop to play. Nta n'umwe uzahagarika gusenga, nta n'umwe uzahagarika umurimo w'Imana, nta n'umwe uzahagarika ivugabutumwa, nta n'umwe uzahagarika. Ntabwo bishoboka. Abubaha Imana bazagumaho, my friend. Abubaha Imana bazagumaho, abamaze ubutumwa bwiza bazagumaho, abakora ibitangaza bazagumaho, abasengera abarwayi bazagumaho, abasengera banze kubyara bakabyara bazagumaho, abamaze ubutumwa bwiza abantu bagakizwa bakava mu byaha bakakira Kristo Yesu umwami n'umukiza bazagumaho. Niyo mwafunga izi nsengero zose ziri mu Rwanda, umurimo w'Imana wakomeza. Ntabwo umurimo w'Imana ukorerwa mu nsengero. Kandi mbwire n'abapasitoro bafite umuhamagaro, babwiraga izo nsengero nibavuga ngo muzisohokemo muzibaharire, muzifunge, mukomeze ivugabutumwa. Yesu yabigenje gute? Ejo bundi mu minsi mike turatangira ikiganiro kigaragaza uburyo intumwa za Kristo zagiye zikora umurimo. Dukwiriye gukorera mu matsinda, dukwiriye kuva muri ibi by'insengero ukagenda ukabwira umuntu umwe, ukamwigisha ubutumwa bwiza, yakwemera ukamubatiza, ukajya ku wundi. Muri ibyo yarebye ngo mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kurimbuka. Mureke tugende mu misozi, muve muri izo nsengero, muve muri iyo migi, muve muri ibyo bizu, musohoke mukomeze urugendo. Ibyo bizu ntacyo bitufashije, ni ibyo kugama mu imvura, ni ibyo kugama mu izuba. Nta inzu zidufasha mu buvugabutumwa bwacu. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo batangarize abashumba bavugabutumwa ba apotre, niba wumva warahamagaye gukorera Kristo, rekura. Kubera ko ejo bundi haraza n'ibindi bitari kuvuga ngo warize, bagiye kubazaguteye gusezeranya umugore ku mugore, umugabo ku mugabo. Iyo ntabwo ari systeme y'u Rwanda, ni systeme y'isi, systeme ya Satani. Leta itazabyubahiriza ntabwo na nubwo bishoboka. Leta zabyubahiriza ntabwo bibaho.
rero niyo mpamvu mbabwira hakiri kare ngo mwitegure gutangira kwitoza gukorera Imana umuntu umwe kundi. Mufate Bibiliya, mufate igitabo na bya bikapu byanyu, twa tumarete twanyu, muheke mugende imisozi, mubwirize abantu mu nzira, mubwirize abantu mu mabisi, mubwirize abantu mu misozi, mubwirize abantu mu masoko. Ayo mazu muyabarekere, muyafunge. Ntekereza ko nawe uzakubwira ngo uri kuvuga ijambo ry'Imana ngo nta Bibiliya ufite. Hari ubwo uri mu rusengero se? Niba ari urusengero bashaka niba rufunge barujyane. Dukomeze ubutumwa bwiza. Biratubwira ngo yemwe tuzemera no guhara n'ubugingo bwacu, muzababazwa, muzatotezwa, muzarengana, babahora Kristo, bahora kwamaza ubutumwa bwiza. Bibutse ko intumwa zose ko ari 12 n'abandi bose bakomeje umurimo, bose bagiye bapfa bazira umurimo w'Imana, bazira ubutumwa bwiza. Namwe rero mwiyemeje, mwahamagawe na Kristo, nawe mwizere ko muzarenganywa, muzakubitwa, muzafungwa, muzamburwa akazi, muzatotezwa, muzicwa. Byose birashoboka. Uyu munsi niba utiteguye, mushumba, muvuga butumwa, utangire witegure, wambara imbaraga. Wino wambare imbaraga, Mukristo wambare, ngwino wambare imbaraga, munyempano wambare, ngwino wambare imbaraga, pasitoro wambare, ngwino wambare imbaraga, mu bishop wambare, ngwino wambare imbaraga, kwa Yesu twambare, muze twambare imbaraga, ngwino wambare imbaraga. Igihe kirageze kugira ngo abasenze data mukuri no mu mwuka tubabone. Abasengeye data mukuru mu mwuka tubabone. Izo mwambaye cyangwa se twambaye, tugiye kubona ko mwazambitswe kuko muri mu nshingano zo gukorera Imana. Tugiye kubibona. Ntago benshi bazabyemera. Benshi bamaze kubaka ikintu kameze nk'ubwami ku buryo batazemera guhara umutungo bafite. Ntago uzemera guhora gufunga itorero ryawe kubera ko itorero ryo rikugaburira, idini ryo rikugaburira, idini ryo rituma abana biga. Rero kugira ngo ufunge iryo dini, amafaranga winjiza arababigize business, amafaranga winjiza aho kugira ngo uyahare, uzemera kwirukana abanyamuhamagaro bose, usigarane ba bandi bize bafite ubwenge bw'isi ariko umwuka ari zero. Abo ngabo nibo uzasigarana nabo. Nutabyemera rero, nutumara kubirukana, ejo bundi wibwiye ngo wirukanye ngo nugira ngo wige, ejo bundi hakurikiyeho ibintu byo kuvuga ngo noneho nimwemere gusezeranya abagabo ku bagabo. Uzabasezeranya, niba uzabasezeranya sawa. Isezeranya umugore ku mugore, uzabasezeranya, niba uzabasezeranya sawa. Noneho bakomeze. Ni byinshi cyane. Idini rimwe ejo bundi riraje, idini rimwe riraje aho muzajya musenga mu izina ry'Imana. None uzabyemera? Nuvuga izina rya Yesu Kristo baguce 600,000 by'amadolari, 1,600,000. Pastor, bishop, mushumba, ibyo ngibyo none byuzabyemera? Tuvuge ko wemeye ko abantu leta ishaka abantu biga, wenda batarize urabirukanye, ubirukanye mu itorero abanyamuhamagaro kugira ngo ushimishe leta. Ejo bundi barakubwiye ngo noneho sezeranya umugore ku mugore, uzabyemera? Tuvuge ko nabyo urabyemeye, usezeranyije umugore n'umugore, umugabo n'umugabo, ubwo uzaba ugikurikiye Imana, uzaba ugikorera Imana, uzaba wagiye muri indi systeme, ubwo uzaba watakaye. Tuvuge ko ibyo ngibyo bitambutse se, none se noneho uzemera gusenga mu izina ry'Imana? Imana utazi bazakubuza gusenga mu izina rya Yesu Kristo, bakubwira ngo ujye urasenga mu izina ry'Imana. Imana yihe? Cyakigirwamana cya onaga, kimwe ba pasanu banoza barurimba, baonaga banoza barabaonaga barakakizwa bariya ba minyone n'abana ye na ekipe zibe n'abandi bose bari ngo naga. Izo mana zaonaga nizo zaririmba, nizo zaramya, nizo zasenga, nizo zajya uraramya. Mbabwire ngo muve mu miteto, muve mu bitotsi, mukanguke, mumenye ko twaratatswe, Satani yaratwatse mu rwego rwo hejuru. Muhaguruke. Ariko ngo mba ndi kubona abashumba bose bicaye, ni byiza turabikora, batimakaje, mbese utareba izo nda muzishyireho imikandara, muzifungisha imikandara. Niba nta n'imikandara mufite, mufate ibitambara muzirike mu nda. Ibyo byose bigambanira Kristo, mubigendere ku ruhande. Niba wimitse inda imbere, ndakwizeza ko ibyo urwaharanira ntabyo uzarya. Kandi aho kugira ngo Imana muyitobe bigeze aha ngaha, mwese iraje bacisheho. Imana iraje bacisheho. Ndagira ngo mbabwire ngo mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana,
ntabwo Imana izemera ko izina ryayo risuzugurwa, ntabwo Imana izemera ko icyubahiro cyayo kigira undi muntu ugifata, ntabwo Imana izemera ko icyubahiro cyayo gihabwa abantu, cyangwa se ntabwo izemera ko ogira ngo yemere ko isimburwa, ntabwo bishoboka, ahubwo izabarigata mwese. ni kuyobwira hakiri kare bitari byabo. uyu munsi Repubulika y'u Rwanda ntabwo yari yahaguruka itangire gukora desante mu matorero, barimo barabibateguza, ariko ibyo nibiza ntabwo ari byo bigenderewe. ikigenderewe ni uko nta banyamuhamagaro bagomba gukorera Imana, kubera ko abanyamuhamagaro bumva ijwi ry'Imana, bavugana n'Imana ako kanya direct, ntabwo abo ngabo babashaka, bakeneye ba bandi bize barabwira ngo mukore ibi, bakagenda bakabajyana mu bwenge bwabo, bakababwira ko n'Imana itariho, ko abantu bavutse ku ngagi, ku nguge mukabyemera. abo bize b'injiji nibo bakeneye. niba warize ukaba ufite umwuka wera, nawe ukaba wumva ko ukwiriye gusenga Imana mukuru mu mwuka, komera cyane. niba warize rero ukaba wumva ko ukwiriye guhakana ko Kristo ari umwami n'umukiza, uri injiji. niba warize ukaba ukeneye kumva ko ukwiriye guhakana icyo Bibiliya yavuze, kandi ngo uri umupasitoro, ukwiriye gushingira umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, kubera indonke. narababwiye mu minsi yashize, aya mafaranga ntabwo uzayarya bazaguha, n'abana bawe ntabwo bazayarya, kandi umuvumo uzakujyaho, uzarimbuka, n'umuryango wawe urimbuke, keretse abaziyerura muri bo bagatandukana nawe. ariko ibyo bintu muri kwishoramo ngo mukeneye ubukire, mukeneye ubutunzi, mukajya kugura amavuta hirya no hino hatandukanye ngo yakore ibitangaza, ngo yo gusiga abantu, ntabwo Imana iri buze kubyihanganira. bitewe n'ibi bintu bari gutekereza rero, bari gupanga, hagiye kuba ububyutse bukomeye cyane. bagiye gutera Imana kubanguka, bagiye gutera Imana gukora ibidasanzwe, bagiye gutera Imana, bagiye kurakaza Imana. Imana nimuyirakaza ikamanuka, ikimanukira, ikongera igakandagira hano ku butaka ku isi, muzareba ibizaba. ububyutse bugiye kubaho, kuko ibyabayeho byose ngo muhindukire, mureke kwishora muri ibyo ngibyo mwanze kubyumva. ubu rero ububyutse bugiye kuba, Imana igikora ikidasanzwe kiratuma ububyutse bubaho. ababayeho mbere yanjye, ndi umwana muto kandi muto cyane, ariko ababayeho mbere yanjye muzi uburyo ububyutse ntabwo ububyutse bushobora kuba hatabaye ikintu gikomeye kiratuma abantu bakanguka. Imana nicyo gikomeye, kubera ko mwishuye muri ibyo ngibyo, kugira ngo muhakane Imana ku mugaragaro. icyo ngicyo Imana igiye gukora ikintu gikomeye kiratuma mwongera kubyuka, mugakanguka, mukongera mugasengesha umwuka iteka. ibyo bisengero mwimuyemo Imana, mwubatse mukabyimuramo Imana, niyo bahaye ubushobozi bwo kubyubaka, igiye kubisenya byose, kubite hasi. Imana ifite ubushobozi. n'uyu munsi uvuze ngo insengero zose zijya hasi, zajya hasi. yakoresha n'agashishiri kakazisenya, kandi ari agashishiri katapima n'amagarama 5. murugurakaza Imana bavandimwe, mureke mugarukire Imana, mudatuma Imana, mudatuteza ibyago n'ibibazo, muduteze amakuba. ariko abakiranutsi b'Uwiteka, ijambo riravuze ngo biratubwira ngo abakiranutsi b'Uwiteka bararinzwe. hari n'abaririmbyi baririmbye iyo ndirimbo. rero abakristo bavandimwe, ndagira ngo ndangize mbabwira ngo, niba uri umukristo, ukaba uri mu rugendo rujya mu ijuru, ukaba usengera mu idini runaka, ukabona umushumba wawe bakuzaniye ngo nuko yize, ukabona gukora ibihabanye n'ibikwiriye, iyo dini uzarisohokemo. tugiye dukoresha amatelefone, dusengere ku matelefone, dukoresha amayutubi, mufite amayutubi cyangwa yigisha iby'Imana, ari mu murongo neza, yari mu murongo wo gutegereza kugaruka kwa Kristo, yari gushishikariza abantu kwiyeza, yari gushishikariza abantu kuba maso no gukanguka. izo YouTube channel zirahari, apana za zindi z'ibitangaza, apana za bindi ziri zo kugera muri Amerika, za zindi z'ibikivyo nazo tukeneye, ahubwo wowe uri mu murongo wo mu Kristo. nubona bakuzana umupastor w'umupagani, aho kugira ngo uzarimbukane nawe, vamos, sohoka, genda, muhunge, murekere ikidini cyakomezanye nacyo, kubera ko ntago aje kubera ari ukuyobora mu rugendo rujya mu ijuru, aje kugira ngo akuyobye n'igikoresho bazanye, n'igikoresho bashyizeho ngaho. bakuzanira pasitoro ngo nuko yize, ngo nuko afite amadiplome, umugenzura, ubona afite imbuto zidakwiriye kuba ari umupasitoro, umuhunga, sohoka mu itorero wigendera. nushaka ujye wicara mu rugo, wowe n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe, mufate Bibiliya, musome mu nzu wanyu Bibiliya. ntabwo Imana izababona, Imana izabareba. ntabwo Imana ireba dimashe, ntabwo Imana ireba nta munsi wo gusenga Imana, iminsi yose wasenga Imana ikakumva. aho wayisengera hose, niyo wajya mu rubingo,
niyo wajya mu ishyamba nk'uko muri covid twasengeraga mu mbingoro mu ishyamba, kandi Imana yaratwumvisha ibana natwe. N'igihe turi kwinjiramo rero, ibyo bizu by'ibisengero nubona ugenzuye uwo bakuzaniye, ukabona ni umunyamubiri, ukabona ni umwe muri gahunda bapanze kugira ngo bazabagurishe, sohoka, pandura icyo kimodoka kidafite feruro gikomeze kigende, hasige dukomeze dusenga Imana. Imana izabana natwe. Njyewe ntabwo nshyigikiye kwirukana abantu bahamagawe n'Imana bafite umwuka wera ngo ni uko batize. Icyo nemera ni iki, nemera ko abashumba babahugura, bakabahugura, bamara kubahugura bakageza ku kigero gikwiriye, bagakomeza inshingano z'ivugabutumwa. Naho ibyo kuvuga ngo kuba barize icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ni amananiza yo kugira ngo bashyiremo ba bandi bize b'ibicucu mu buryo bw'umwuka, bashaka kuyobora mu nzira zitari izo kujyana abantu mu ijuru. Tubyumvikane, ni umugambi Satani afite muremure. N'aba bayobozi bari kubikora bazi ko ari ibintu byiza, ariko ntabwo namenye niba batazi plani Satani afite. Niba bazizi baba batazizi ntabwo mbizi, ariko kuba umuntu yarize ntabwo ari bibi, ariko kuba adafite umwuka wera ni ikindi kibazo gikomeye. Ibintu byo kuyobora by'ivugabutumwa ni impano, ni umuhamagaro, ntabwo ari iby'abantu bize. Hari abantu bize utahagarika n'ari imbere ngo babwirize ijambo ry'Imana, hari abantu bize utahagarika ari imbere ngo bayobore itorero, ariko umuntu utarize akariyobora bigakunda. Kubera iki? Umuhamagaro, harimo impano z'umwuka wera, ariko ibyo ntabwo leta ishaka kubirebaho, ntabwo iyi si ishaka kubirebaho. Ishaka ba bandi batumva ijwi ry'Imana, ishaka ba bandi batabona iyerekwa, ishaka ba bandi umva ntibishaka kugira ngo babayobore uko babishaka. Ariko reka nkubwire ngo niyo byagenda gute, Imana n'abayo nta n'umwe uzarimbuka. Nta mwana wo kurimbuka uzahabwa ubugingo buhoraho, nta n'umwana wo guhabwa ubugingo buhoraho uzarimbuka. Wowe uri gukoreshwa, nubona bikomeye uzarekure wikomereze, njye ntabwo ndi mu murongo umwe n'abo ngabo. Icyo nemera ni kimwe, narabibabwiye. Kuvanga abantu barize icyiciro cya kabiri kwiga ntabwo ariko kuyobora itorero, ntabwo nifatanyije nabo rwose. So kuvuga ko ndi kurwanya kwiga, kujya kwiga ni kimwe, ariko kuyobora itorero nacyo ni ikindi. Kugira amashuri ni kimwe, ariko kuyobora itorero nacyo ni ikindi. Kubwiriza kuyobora itorero nacyo ni umuhamagaro. Rero niba badakeneye kumva umuhamagaro, bakaba bakeneye kumva kwiga, oke. Abafite amashuri ni benshi, kaminuza y'u Butare yasohoye abanyeshuri benshi, za INS, za KIE zasohoye abanyeshuri benshi, nibagende babangaje, babahereza akazi bajye kuba abapasitori mu mashuri. Noneho turebe icyerekezo barahereza itorero, ariko namwe muri kubyumva muri bakuru. Icyo bose batanagendere nakibabwiye, ariko abari maso bariyerura. Abana b'Imana bariyerura, abantu basohoke mu bidini, ibyo bidini babisigire ba nyirabyo, twikomeze twisengere. Upfukame mu rugo iwawe, mfukame mu rugo iwanjye, njye n'abana na madamu dusenga Imana, dukomeze urugendo rw'agakiza, dukore imirimo itunganye, dukore imirimo myiza, dufashe imfubyi, dufashe abapfakazi duturanye, asigaye twikomereze urugendo, turindire Kristo kwaza gutwara itorero, tutijanditse muri bariya bashaka. Ndabashimiye cyane rero. Cyane ikiganiro utuntu n'utundi, ariko wowe nikikugeraho ukore subscribe, ukore sabone, nurangiza ukoreshe ubwire n'abandi bahunge. Hunga udapfa. Urupfu uvuga ntabwo ari urupfu rw'umubiri, ni urupfu rw'iteka ryose, urupfu rw'ubugingo. Ukabura ubugingo kandi warakoreye Imana. Hunga udapfa. Hunga izo ngirwabwenge zirwanya iby'Imana. Ingirwa bwenge niko Bibiliya ivuga. Uhunga izo ngirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Muzagenda mugiye kuzibura mu minsi mikeya zahagurutse, ariko ngenda babwira ngo Kristo Yesu turi kumwe, Mwami Imana turi kumwe, Umwuka Wera turi kumwe, Uwiteka turi kumwe, kandi abazamwikomezaho abo ngabo bazaba amahoro masa. Mbabwire ngo turi kumwe. Ciao ciao, ndabakunda. Imana mu ijuru ibishimire cyane. Mwari kumwe na Pastor Clement, umwana wanyu, umuvandimwe wanyu, musaza wanyu, murumuna wanyu, mukuru wanyu. Yesu abahe umugisha. Asante sana. Turi kumwe. Bye bye.